muri Luka iki gice cya mbere kirimo inkuru zivuga ku bantu babiri. Hariho umugabo witwa umutambyi witwa Zakariya, bishop, pastor cyangwa se umutambyi wabaga mu nzu y'Imana. Ibavugaho we n'umugore we Elizabeth. Turaza kuhasoma inkuru zose uko Bibiliya ibavugaho amagambo meza, kuntu bombi bari abantu, yari couple itunganye rwose, bari abantu bagendera mu mategeko n'amateka y'Imana. Mu by'ukuri bari intangarugero. Yari umutambyi ariko ufite couple y'intangarugero. Mu murimo w'ubutambyi Zakariya yakoraga, muzi ko mu gihe cyo gutamba bageraga igihe bakuranwa, umwe akagira igihe cyo gutamba, undi akagira igihe cyo gutamba. Bibiliya itubwira ko ibihe byose uyu mutambyi yajyagayo hari uburyo yagiranaga ubusabane n'Imana. Ariko muri ubwo buzima bwose yarabayeho atunganiye Imana. Couple ye ari couple iboneye imbere y'Imana, ishimisha Imana. Bari bafite ikibazo cy'uko nta mwana bagiraga, kandi bari bamaze kugera mu gihe cy'izabukuru, barashaje, bageze igihe cyo gusenga. Bibiliya ivuga ko byageze n'igihe batagisengera umwana, kuko bari bageze mu gihe babona bidashoboka. Ariko biza guhinduka nyuma, batakinabitekereza, yagiye gutamba abonekerwa na marayika. Uyu marayika Gaburiyeli muri icyo gihe yatumwe n'Imana ku bantu babiri. Yatumwe kuri Zakariya, atumwa no kuri Mariya. Abo bombi marayika yagiye aza akabwira ngo ntumwe n'Imana kubabwira message Imana yaragennye kubabwira. Umwe Zakariya wari umaze imyaka myinshi yarasenze, agira igihe birarangira, arashidikanya ngo ibyo ngibyo byasohora biti, dore ngeze mu zabukuru, ndetse na Elizabeth arashaje. Ndabona nta mama dufite ushaje cyane ku buryo kumubwira kubyara byaba ari ibintu yashidikanyaho. Ariko Elizabeth ku myaka yaragezeho, kumubwira ko ashobora kubyara bati oya mwene da, nubwo yaba ari Imana ibivuze, ariko byarenze igihe. Kuri iyi couple message Gaburiyeli yarazanye, barashidikanyije. Uwo Gaburiyeli ajya no kwa Mariya, we utarigeze anasenga ngo agire icyo asaba Imana. Kuko marayika abonekera Mariya, Mariya byaramutunguye. Mu kanya tugiye gusoma mwumve neza inkuru, kuko we ntiyari yiteguye n'iyo ntumwa, nta n'icyo yari gusaba Imana, nta n'ibyo yari yarasengeye. Ariko atumwaho, abwirwa ijambo rivuga ngo dore uzasama inda atigeze asaba, atigeze asengera, ngo kandi uzabyara umwana w'umuhungu, ndetse marayika Gaburiyeli aramubwira ngo uzamwite Yesu. None se ndi umukobwa w'inkumi, ndi isugi, ntarabonana n'umugabo, ibyo byashoboka biti? Urumva we nta na gahunda yari afite yo kubyara vuba. Ariko marayika n'abandi bizaba mu bubasha bw'Isumba byose. Noneho we ntiyakomeje kurashya imigeri ngo avuga ngo hoya ntibyashoboka, ahubwo yaravuze ngo ndi umuja wa Nyagasani, ibyo uvuze bigire gute bigerweho. Teme rero yahise
neza mu gihe nari ndi kurwana n'ayo majwi yombi y'umwuka w'Imana iravuga ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Nibyo tugiye kuganiraho. Amen. Reka dusomere ibyanditswe. Luka igice cya mbere umurongo wa 5 turageza ku wa 23, twongeye dufata wa 26 tugeze ku murongo wa 38. Ku ngoma ya Herode umwami w'Iyudaya hariho umutambyi witwaga Zakariya wo mu mugabane wa Abiya, wari ufite umugore wo mu bakobwa ba Aroni witwaga Elizabeti. Bombi bari abakiranutsi imbere y'Imana, bagendera mu mategeko n'imihango by'umwami Imana, byose ari inyangamugayo. Ariko ntibagiraga umwana kuko Elizabeti yari ingumba, kandi bombi bari bageze mu zabukuru. Nuko ubwo Zakariya yari ari gukora umurimo w'ubutambyi imbere y'Imana, kuko umugabane we utahiwe n'igihe ubufindo buramufata, nk'uko umugenzo w'abatambyi wari uri, ngo ajye mu rusengero rw'Uwiteka kosa imibavu. Muri icyo gihe cyo koserezwamo imibavu, rubanda rwasengeraga hanze, maze marayika w'umwami Imana amubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Zakariya amubonye arikanga, agira ubwoba. Ariko marayika aramubwira ati, witinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Umugore wawe Elizabeti azakubyarira umuhungu, uzamwite Yohana. Azakubera umunezero n'ibyishimo, kandi benshi bazanezererwa kuvuka kwe, kuko azaba mukuru imbere y'umwami Imana. Ntazanywa vino cyangwa igisindisha cyose, kandi azuzuzwa umwuka wera ahereye akiva mu nda ya nyina. Benshi mu Bisirayeli azabahindurira ku mwami Imana yabo, azagendera imbere yayo mu mwuka w'ububasha bya Eliya, asanganye imitima ya base n'iy'abana, n'abatumvira Imana azabayobora mu bwenge bw'abakiranutsi, ngo ategure ubwoko bwatunganirijwe umwami Imana. Zakariya abaza marayika ati, ibyo nzabibwirwa n'iki, ko ndi umusaza n'umugore wanjye akaba ari umukecuru? Marayika aramusubiza ati, ndi Gaburiyeli uhagarara imbere y'Imana, kandi natumwe kuvugana nawe ngo nkubwire ubwo butumwa bwiza. Nuko dore urakobwa ururimi, kandi uzabasha kuvuga kugeza umunsi ibyo bizakubereraho, kuko utemeye ko amagambo yanjye azasohora mu gihe cyayo. Abantu bategereza Zakariya, batangazwa n'uko atinze mu rusengero, maze asohotse ntiyabasha kuvugana nabo. Bamenya yuko hari icyo yerekewe mu rusengero, akajya abacira amarenga, akomeza kuba ikiragi. Iminsi y'imirimo ye ishize, asubira iwe. Bukeye umugore we Elizabeti asama inda, abihisha amezi 5. Aravuga ati, uku niko umwami Imana yankoreye mu minsi yandebagamo, ikanteturura mu bantu. Reka turebe na Mariya umurongo wa 26. Mu kwezi kwa 6, ubwo harashize amezi 5 Gawera avuye kwa Zakariya, mu kwezi kwa 6 marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwa i Nazareti, ku mwari wari
wari warasabwe n'umugabo witwaga Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'uwo mwari ni Mariya. Amusanga aho yarari aramubwira ati, ni amahoro, uhiriwe, umwami Imana iri kumwe nawe. Ariko we ahagarika umutima cyane w'iryo jambo, atekereza iyo ndamutso icyo ari cyo. Marayika aramubwira ati, witinya Mariya, kuko uhiriwe ku Mana, kandi dore uzasama inda, uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu. Azaba umukuru, azitwa umwana w'Isumba byose, kandi umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi. Azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. Mariya abaza marayika ati, ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? Marayika aramusubiza ati, umwuka wera azakuzaho, n'imbaraga z'Isumba byose zizagukingiriza, nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Kandi dore mwene wanyu Elizabeti nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru, uwitwaga ingumba, dore uku ni ukwezi kwe kwa gatandatu, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Mariya aramubwira ati, dore ndi umuja w'umwami Imana, bimbere uko uvuze. Nuko marayika amusigaho aragenda. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen, amen. Tugarutse kuri teme iravuga ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Muri circonstance zose twabonye aba bantu batandukanye bari barimo, umwe yagize igihe kinini cyo gusenga, asengera icyifuzo cyari kimubabaje kandi cyari kigoye ubuzima bwe mu muryango we. Murumva umuntu akimariya, yemwe bajene mureke tujyane twumve neza ijambo ry'Imana. Ni byiza ko dutegera neza. Iyo umuntu ari imbere y'iteraniro aba areba abantu bose. Iyo harimo ikintu kitagenda neza bideranja, ari uwigisha ariko kandi nawe utaha nta kintu utahanye, ni byiza ko turebana tukaganira. Umuntu iyo agishaka ari umujene mariye, aba yumva iyo bitinze wenda mu mwaka umwe azaba abonye umwana. Ni nacyo kintu gituma abantu bashaka, ni naryo sezerano ry'Imana yavuze ngo nimugende mugire gute, mwororoke mugwire isi. Umwaka wa mbere iyo urangiye ukabona ntibikunze, ngo undi bizakunda, undi bizakunda. Ariko iyo bimaze kugenda bikaba imyaka 5, 10, 15, uba mu by'ukuri uri konsora kugira ngo ubuzima bukomeze. Niba ari Imana yabivuze bizasohora. Ibi narabisengeye, nagiye ahantu hatandukanye yo gusenga, nakoze icyo nagombaga gukora. Ibisigaye mbihariye nde? Uwiteka. Sibyo? Kandi uko niko kuri, kuko ibyo tutiha twese nta bubasha tuba tubifiteho, tubiharira Umuremyi, hanyuma ubuzima bugakomeza. Aba rero bamaze kuba babonye hashize igihe bidakunze, birumvikana ko bagize igihe gitandukanye cyo gusenga, ntabwo byabakuye ku Mana cyangwa bibatesha umurongo. Bibiliya itubwira ko iyi couple ya Zakariya na Elizabeti yari couple yubaha Imana, igendera mu mategeko n'amabwiriza by'Imana. Nubwo bageze igihe bakabona biratinze, Zakariya akabona atangiye kugera mu zabukuru, akareba n'umukecuru we Elizabeti akabona amaze gukecuraho, bakomeje gutunganira Imana, baba intangarugero mu musozi bari batuyeho, ndetse Zakariya akomeza umurimo we mu
w'umutambyi nk'uko Bibiliya bitubwiye. Igihe cyose iyo igihe cye cyabaga kigeze cyo kujya mu nzu y'Imana gutamba, yabikoraga neza kandi akabikora abikunze. Mutinye iyo Bibiliya ivuze igatangaho umuntu urugero ngo uyu muntu yari intungane, yari umuntu w'Imana, bakabyandika, uwo muntu mu by'ukuri yarageragezaga, sibyo? Ntabwo igihe cyatambutse cyabatesheje inzira, ntabwo igihe cyatambutse cyatumye bacogora gukora neza, ahubwo bakomeje bakorera Imana kandi bakomeza kugendera mu mateka n'amategeko y'Imana neza. Igihe rero kiragera, iyo story yaranarangiye, yaravuye mu mutwe, byararangiye, marayika aza kubonekera Zakariya. Murumva iyo wenda Zakariya aza kuba byaramugushije, ntaba kijya gutamba, wenda akaba yaracogoye, niho hahandi reka nisubire ku gacupa. Ni urugero, buriya marayika bari guhurira mu kabari? Ntabwo marayika bari guhurira mu kabari, ibyo c'est sûr. Ariko bijyanye n'uko yasenze kandi amasengesho ye Imana ikaba yarayumvise. Ntabwo Imana ikangwa n'igihe byari bimaze na menopause y'umudamu yari yaragezemo n'igihe cy'izabukuru cya Zakariya yari afite. Imana yo yari igifite mu mugambi wayo ko izasubiza isengesho rya Zakariya na Elizabeth. Hanyuma kandi yaragennye ko Zakariya nakomeza kugendera mu nzira y'Imana, agakomeza gutamba ibitambo nk'uko byari biri, hari igihe marayika azatumwa mu rusengero aho Zakariya yakoreraga umurimo w'Imana, kugira ngo yumve amagambo y'ihumure asubiza amasengesho cyangwa se icyifuzo yari amaze imyaka myinshi asengeye. Bibiliya yatubwiye ko ari gutamba, Gaburiyeli yaje, noneho arikanga, ntiwitinya Zakariya, ngewe ndi Gaburiyeli uhora uhagarara iruhande rw'Imana, ntumweho kukubwira ko uzabyara umuhungu. None ko nshaje kandi na Elizabeth nawe akaba ari umukecuru rwose, ibyo bizashoboka gute? Oya Zakariya we, ibyo bizashoboka, ahubwo uwo muhungu uzamwite Yohana. We yanabwiwe n'amazina, kandi kubera ko wari umugambi w'Imana, turaza kureba link iri hagati y'izi message zombi zabwiwe aba bantu babiri mu bihe bijya kubera kimwe. Muraza gusanga umugambi w'Imana naho watinda uko byagenda kose urasohora, sibyo? Zakariya mu gihe yakomezaga gushidikanya, Gaburiyeli amwumvisha ko ibyo ngibyo ari Imana yamutumweho. Noneho uzamwite Yohana, kandi si ukumwita Yohana gusa, amubwira n'icyo Yohana azaba cyo, amubwira n'icyo uwo mwana azaba cyo. Amubwira ko Yohana azaba ari integuza ya Kristo, sibyo? Uwo nguwo niwe uzategura inzira Kristo azanyuramo. Uwo nguwo niwe uzaba umusemburo wo guhindura ubwoko bw'Imana, kubahindurira kuri Kristo. Murumva ko wari umugambi w'Imana wari warahereye kera, Imana yaje gusohoza muri icyo gihe, nubwo byari byaratinze. Ariko kubera ko Zakariya nyine yagize intege nke za kimuntu, agakomeza gushidikanya, marayika aramubwira ati noneho jyewe nari intumwa, ariko ubwo ushidikanyije ko ibyo natumwe n'Imana bidasohora mu gihe cyabyo, dore guhera uyu munsi ugiye kugobwa ururimi, ntuzavuga kugeza igihe ibi ngibi bizasohorera. Murumva
urumva iyo Zakariya agisohoka ako kanya avuga yataza kugira gushidikanya, agahita asohoka akiva gutamba, musi ibyo nabwiwe n'Imana, nubwo nshaje ariko Imana yambwiye ngo nzabyara Yohana kandi azabinteguza y'Imana, n'urugero akagenda bivuga. Byarashobokaga ko nabyo byari kugira indi message iboneka muri communauté, bagakomeza kumuca intege kurushaho, ati Yohana nako Zakariya hoyo uwo ntabwo ari marayika wakubonekeye, urareba ukuntu ungana, urumva ibyo ngibyo byashoboka. Reba Elizabeth ukuntu angana, urabona we yabya, ibyo bikaba byakwagrava ahubwo situation yo gukomeza kwinangira no gupinga iby'Imana yavuze. Hanyuma marayika icyo yakoze yamufunze umunwa, aratinda aratamba arasohoka, bamubaza se Zakariya ko watinze, none se byagenze bite? Nta kindi, agera iwe, ariko ngo mu gihe yari asubiye iwe nyuma y'igihe gitoya Elizabeth arasama. Mu gihe Elizabeth yabyaraga nibwo Zakariya ururimi rwe rwagobototse. Kuno kwita Yohana, mu gihe Yohana yari amaze kuvuka, babajije Elizabeth ngo ese Elizabeth we, dore umugabo wawe Zakariya ntakivuga, none umwana turamwita nde? Muri kwakora umuziko iyo umuntu akibyara amazina agomba kuboneka, bakajya kwandikisha kwa nyumba kumi, nizavuga nyumba kumi, kubaruza umwana mu irangamimerere. Kandi ubwo bubasha mu muhango wabo uwitaga izina ni umugabo. Babaza rero Zakariya, none umwana aritwa nde? Umwana arandika, umwana aritwa Yohana. Biratangaje ko witwaga Zakariya, wenda n'izina ryabo rya famiye nk'uko inaha umuco w'inahuri, kubona umwana wanjye atitwa Nsanzurwimo, inaha biratangaje. No mu muco w'abo bantu ni ukuvuga ngo Yohana agombaga kwitwa mu izina rimwe rya Zakariya, ariko we atanga irindi zina ritandukanye n'izina rya famiye, umwite Yohana, kubera ko we yari yarumvise ijwi rya marayika ryari ryamubwiye n'izina agomba kwita umwana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nuko ibyo marayika yari yarabwiye Zakariya bisohora mu gihe hari hashize imyaka myinshi babisengera batarabona igisubizo, ariko mu gihe babonaga ko bitagishobotse nibwo Imana yasohoje isezerano, cyangwa se yasubije amasengesho ya Zakariya. Uko Bibiliya yavuze, marayika avuga ngo w'amasengesho yawe yarumviswe. None nawe reka mubwire, nubwo haba hashize igihe kingana no gutekereza kingana, ukaba ubona mu byo urebesha amaso hari ibyo wasengeye, ariko ukagera kuri etape yo kuvuga ngo Mana ndakubabariye, ibi byo ndabiretse, ntabwo bikibayeho, byamaze igihe, byararenze, nasenze igihe kinini, nakoze ibyashobokaga byose, ariko reka mubabarire, ibi ngibi tubireke, ndategereza ibindi. Ariko ku Mana nta jambo Imana ivuga ngo rihere, kandi amasengesho yose dusenga Imana irayumva. Nawe ibyo wasengeye mpagaze imbere yawe nkubwira ko Imana yumvise. Amen. Haleluya. Amen. Niyo message kuri uyu mugabo Zakariya, message yawe irimo ni yuko ibyo wasengeye igihe uko cyaba kingana cyose, nje kukubwira ngo Imana yumvise gusenga kwawe. Amen. Tugiye kuri Mariya. Uyu Mariya Bibiliya yigeze tubwira ko yigeze asenga. Yari umukobwa w'umwangavu uraho
utegereje kuzasabwa na Yosefu ngo bari mu gihe cyo cya fiançailles barabengukwanye mu mutwe we nta mushinga wundi yari afite. Yumvaga igihe nikigera azakora ubukwe we na sheri wiwe Yosefu, hanyuma ubuzima bugatangira nk'uko bw'abandi bose butangira. Nta cyifuzo yari afite kidasanzwe, nta n'amasengesho menshi yari yarasenze abwira Imana ngo nkeneye iki nkeneye iki nkeneye iki nkeneye iki. Ariko mu gihe yari abayeho ategereje igihe cy'ubukwe, marayika Gaburiyeli aramubonekera aramubwira ati Mariya uhiriwe. Iyi ndamukanyo ubwayo yamuteye ubwoba. Uhiriwe kuki? Igihe w'umuja w'Imana, nibura Zakariya yari umutambyi, yari umuntu ufite umurimo w'Imana akora, uyu we yari yibereye aho ngaho. Ariko iyo ndamukanyo yonyine ubwayo, yewe uhiriwe we, dore nitwa marayika Gaburiyeli ntumwe n'Imana. Aramubwira ngo dore uzasama inda, uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu. Uyu yahise amubwira n'ibizakurikiraho n'amazina y'uwo azitwa uwo mwana ndetse n'icyo uwo mwana azaba ari cyo. Ngo azaba mukuru, azitwa umwana w'Isumba byose, kandi umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi. Azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. Urumva ko yahise amuhishurira ko azaba ari umwami. Nuko Mariya abaza marayika ati ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? Marayika aramubwira ati umwuka wera azakuzaho n'imbaraga z'Isumba byose zizagukingiriza. Nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Kandi dore mwene wanyu Elizabeti yari azi amateka yiwe, yari azi ko Elizabeti amaze imyaka myinshi akecuye, nta mwana bagiraga, ariko marayika amuhishurira amubwira ko nawe atwite. Hanyuma Mariya abwira marayika ati ndumuja umwami Imana, bimbere uko uvuze. Nuko marayika amusigaho aragenda. Uyu Mariya yaje kubyara Yesu. Izi nkuru ze murazizi. Ibi ni ibimenyetso bigaragaza kwitegura anniversaire ya Yesu ko byabayeho n'ukuri n'impamo. Yesu aravuka, bigenda nk'uko byagenze, ariko message irimo hano yacu dukuramo nuko birashoboka ko utagira n'icyifuzo uri gusengera muri iki gihe, ariko Imana umugambi yakugambiriyeho, icyo yagambiriye ku buzima bwawe kizasohora nubwo utaba warabisabye. Hari indirimbo tujya turirimba hano ya Kabera Simoni ngo hari n'ibyo unkorera ntarasenga. Birashoboka ko uri umujene, uri umumama, uri umupapa, ubuzima urimo ari ubwo ngubwo ubona bukuboneye, ariko mu bumana bw'Imana, iyo hari umugambi Imana yakugambiriyeho, uko byagenda kose irawusohoza nubwo utaba warabisabye, nubwo utaba waragize igihe cyo kubisengera. Iyo igihe kigeze Imana irabisohoza. Haleluya, amen. Icyo dusabwa ni iki rero? Turi kugana ku musozo. Icyo dusabwa nuko tuba tuboneye imbere y'Imana. Aba bantu bombi referanse zabo
tugaragariza ko ari Zakariya yari intungane we na Elizabeth, bombi bagenderaga mu mategeko n'amateka y'Imana. N'uyu Mariya nta mugayo Bibiliya imugaragazaho ko yari umukobwa, bavuga mu Kinyarwanda donc w'ingare. Ntabwo yari umukobwa w'ingare Mariya, oya, yari umukobwa wubaha, yari umukobwa ufite umuco mwiza. Mbese mu muco wacu twavuga ko yari umwari, sibyo? Yari umwari uboneye, siko muvuga mu Kirundi, umwari uboneye, umwari utiyandarika, umwari udata akaranga, umwari uboneye ugendera mu mategeko n'amateka y'Imana. Uwo muntu utunganiye Imana, uwo muntu uboneye Imana, ushakashaka akamenya icyo Imana ishaka, akamenya icyo akora, inshuro nyinshi uwo nguwo Imana iramusanga, imutumaho, igasohoza ibyo yasengeye cyangwa se igasohoza umugambi Imana yamugambiriyeho kuva akiremwa. Ariko iyo twitwaye nabi, nk'uko nabivuze haruguru, iyo Zakariya aza kuba yarageze igihe akarambirwa, agasubira ku gacupa, niba yari akanywaga cyangwa se yaba atarakanywaga, akadukwaho no gusubira mu nzoga, mu bindi byaha bitandukanye, ntibyari byoroshye ko ahura na marayika bahuriye aho yataniye, ahubwo yahuye na marayika ari mu nzu y'Imana. Mariya yahuye na marayika mu gihe yari umwari uboneye, kuko Bibiliya tuvuga ko yari umwari uboneye rwose. Nuko rero bene data, icyo mbingingira, icyo mbasaba, nuko twera imbuto nziza mu mibereho yacu, tugerageza gukora iby'Imana ishaka, tugerageza kubaho mu buzima buhesha Imana icyubahiro, tugerageza gushakashaka no kumenya iby'Imana ishaka ko dukora, akaba ari byo dukora. Hanyuma ibindi, niba hari ibyo wasengeye, niba hari ibyo ubona bigoye, umaze igihe usengera bitarasubizwa, biharira Imana, kuko nta jambo Imana ivuga ngo rigire gute rihere. Eka duhaguruke dusenge Imana. Zirangira n'ikimenyetso Mana, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere, irivuze iraririmba n'akarisohoye. Data, turagushimiye ijambo ryawe riza kandi rifise impamvu rije. Iyi ni igaburo ry'uyu munsi waduteguriye, umukozi wakoresheje yari yagerageje gutegura, ariko hari igaburo ry'uyu munsi wari waduteguriye, niryo ryiri Mwami Imana. Rero Mana yacu, twese ko turahaduteraniye imbere zawe, reka turi mu gihe cy'impera z'umwaka, turasaba ngo umuntu wese muri aka kanya yacitse intege, umuntu wese Mwami hari ibyagiye bimuca intege mu buryo butandukanye, ariko uhora uri Imana. Mu bihe bigoye uhora uri Imana, mu bihe byoroshye uhora uri Imana. Niyo mpamvu dusabye amaraso yawe ngo abanze azatweze, asa n'imitima, utwuhagire ububi bwose, kuko kutizera n'icyaha. Weze kutizera kwacu, weze kujugumbira Mana yacu n'ibibazo n'imiyaga n'imiraba, ibyo bitweze mu mitima. Tubabarire Mana yacu kutizera, ugutekereza ibitabereye, ugukora ibitari byiza. Umuntu wese Mwami mweza, amaraso yawe yeze Mana yacu, abadamu bari hano, yeze abagabo turi hano, abasore n'abakobwa n'abana bato, twese riteranire utweze ibirego Satani turega byose bitweze. Twajugumijwe n'imiraba myinshi muri uyu mwaka, ndetse n'imyaka yindi yatambutse imbere, ari byagiye bituzungagiza mu rugendo, bituma dutakaza ukwizera, bituma tubona ko tubitagikunda, ariko twumvise ngo nta jambo Mwami Imana yavuze ngo rihere. Mwami Imana, rero tubabarire ibyo byose byatumye tukwimura mu kibanza cyawe, ukwizera kukabura. Mana, tubabarire, udutunganye twese ndetse n'ibindi byaha byose, weze ubugingo bwacu Mana. Haba wumva gusaba kwacu,
dusenge muri wese ari mw'iri teraniro mu izina ryawe Yesu, mu izina ryawe Kristo. Uyu munsi marayika Gaburiyeli aracahari, aracakora. Turakwingiza mu mpera y'umwaka, mu kwezi kwa 12 turashaka kubona ikimenyetso. Uyu mwaka urangana n'ibimenyetso. Muri ibyo yaririmbye neza mwami ngo nukuri ngo hari ibimenyetso birenga kimwe yuko uzongera neza. Turasaba natwe uyu mwaka mana urangizwanye n'ibimenyetso. Muri bimwe wagiye utubwira hikera, hari ibyo wavuze byasohoye, hari ibindi bitarasohora, ariko tumenye neza mwami nubwo hohera imyaka myinshi, nubwo hohera imyaka myinshi wararivuze iryo jambo uraririnda mpaka urisohoye. Wewe ntukangwa n'imyaka myinshi, wewe ntukangwa n'ibihe birebire. Igihe cyose mana yacu wagurutse gukora urakora, ugakuraho impamvu izo arizo zose zatuma bidakunda, zatuma bitemera, izo zikavaho bikemera. None uyu mwaka mana mu miryango yacu yose twatuyeho ibimenyetso, ibimenyetso mwami bizatuma mu ntangiriro z'umwaka utangira tubona mana icyo kuvuga, tubona mana yacu amashimwe, tubona amashimwe masha mu izina rya Yesu. Mu bana bacu tubona amashimwe, tubona ibimenyetso mu bana bacu, maze amashimwe abe menshi. Mu badame bacu tubona amashimwe n'ibimenyetso, mu bagabo tubona amashimwe n'ibimenyetso, abasore n'amakobwa tubona ibimenyetso n'amashimwe. Mu rusengero hano, mu itorero ryose, mu rushengero hano twese tubona ibimenyetso n'amashimwe mu izina rya Yesu. Kuko uri Imana iriho kandi yahozeho, kandi atawutangira umugambi wawe, kandi atawuza avuguruza icyo wategetse mu izina rya Yesu. Iyo utegetse mwami biragenda neza. Tegeka no mwami Imana. Hari indwara zabase bamwe muri twe kwa muganga zitigeze zibona abaganga, zitigeze zibona imiti mu izina rya Yesu. Izo zose urazizi kandi igisubizo ni wewe, ni wewe muganga mukuru. Izo ndwara rero mu izina rya Yesu, nk'uku kwezi kurangiza uyu mwaka turakeneye ibimenyetso muri izo ndwara bigaragaza mwami Imana ko uri Imana kandi kora bigashoboka, kugira ngo mu ntangiriro z'uyu mwaka hazabe hari rezilita yindi inyuranye n'iyari ihari muri kino gihe mu izina rya Yesu. Ngo byatangaje benshi igihe Yohana baza kumwita izina, ngo abantu birabatangaza, bandi ngo baranezerwa ngo kuko Imana imuteturuye mu izina rya Yesu. Mu ngo zacu utanga gutetururwa, uteturura ababyeyi, uteturura abadamu, uteturura abagabo, uteturura abana mu izina rya Yesu. Mu ngo zacu uhateturure. Ni byinshi by'uguteturwa, ni byinshi by'ugukorwa, ni byinshi by'amashimwe. Urakoze mwami Imana rero, turagushima kuri Imana nyamana, Imana yumva gusenga kwacu. Ngo mwami Imana rega Zakariya bari barasenze kera na Elizabeti, urabasezeranira, ariko imyaka niba myinshi bageraho bibiyakira, bajana n'ibihe kandi niko byari biri. Baravuga ngo bigikunda, ariko iwawe birakunda. Igihe cyose uragurutse birakunda. Ni wowe duhamagaye ngo byose Mana wemeze ibihe, wemeze imyaka, wemeze Mana yacu amasaha, wemeze iminsi, wemeze abatemera kuri Imana Data. Hari ibyo wocecekesha bikagogora ururimi, byari iki gihe bifise ijambo ku buzima bwacu. Hari ibyo wocecekesha bikagogora ururimi n'umunwa ukaziba, kuko byari bifite ijambo muri iki gihe kuri bamwe na bamwe, kuri miryango imwe imwe mu nzu yawe. Ibyo mu izina rya Yesu turavuze ngo muri uku kwezi, turavuze muri uku kwezi kurangiza uyu mwaka, ibyo n'ibigobwa indimi, ibyo n'ibigobwa akanwa mu izina rya Yesu. Za ndwara zigobwe zari zifite ijambo, yaba isonga itavanaho, kwa buribwe butarahagarara, ubwo bugobwe ububasha bwabwo buhagarikwe mu izina ryawe. Maze mu kwa mbere gutangira umwaka hazabe hari amashimwe, hazabe rezilita ziva kwa muganga, hazabe Mana yacu hari ibindi Yesu bihindura indimi. Urakoze mwami rero, urakoze turagushimiye. Ugire neza umwana Imana umuntu wese ari hano yatanya kumvira ijambo, ugire neza imiryango yose yateranye, ugire neza umukozi wakoresheje, nawe Yesu ugire neza. Nawe uhaguruke ufate ijambo ku byamufasheho ijambo, ku byafashe ijambo ku muryango wiwe. Ibyo bigo ururimi
ntitubifunga umunwa kuko uri Imana ishoboye. Urakoze buri muntu wese ari hano Mana, tumusabiye ko ikintu cyose cyamufasheho ijambo, ikintu cyose cyahagurutse kikamuhagarara imbere akabura inzira, icyo turagifunza umunwa, icyo turakigoza ururimi rw'izina ryawe. Ukwezi kuko kwerekana ibimenyetso, gukurikira gutangira umwaka kuko kuvuga inkuru nshasha, inkuru nziza. Nk'uko Gaburiyeli yavuze ngo ni umwami Imana yantumye kukubwira iyo nkuru nziza. Turiteze inkuru nziza rero, urakoze mwami, nushiguhaga icyubahiro. Rero urakoze twese tugire neza, umugisha benda tatashoye gutirana natwe, kubumbure bararwaye, kubumbure bakoze, kubumbure n'ibindi bibazo bitandukanye. Nabibi byiza dusabiye bateranye bibagere aho bari hose Mana. Urakoze rero turagushimiye kubikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen.